Mwiriwe mwese abakunzi b'Umugano TV, uyu ni wa mwanya w'ibiganiro byacu. Uyu munsi ikiganiro cyacu twakigeneye icyo twabararikiye ubushize mu kiganiro cyabaratwandikiye ku kibazo twasubizaga cy'umukunzi wacu wabajije ku bijyanye no gucana inyuma muri relation iri toxic. Ejo rero twari twabararikiye ikiganiro cy'uburyo ushobora kumenya igihe kwihangana cyawe cyangwa amarangamutima yawe muri uwo mubano cyarangiye, ubashe gufata imyanzuro cyangwa izindi ngamba utaragwa hasi hashoboka ngo ube wasohoka mu rugo ujye guca inyuma kubera gushaka bya bindi byose twavuze muri icyo kiganiro. Ndagipininga hasi kugira ngo utaragikurikiye abashe kugikurikira, ariko uyu munsi tugiye kureba uburyo wamenya aho amarangamutima yawe ageze kugira ngo ubashe gufata izindi ngamba utarabasha gutakaza identite yawe muri uwo mubano, ngo unatakaze, nabivuga, uhatakarize icyubahiro cyawe. Hari igihe rero umuntu aba akiri mu mubano ariko mu mutima we yaramaze kuwuvamo mu by'ukuri, ariko ikibazo kiba ari iki: ni gute wamenya ko wageze ku iherezo ry'amarangamutima yawe? Cyangwa ni gute wamenya ko kwihangana wagaragaje muri uwo mubano kwageze ku iherezo? Hari ibimenyetso mpuruza tugiye kureba. Niwisuzuma mu mubano wawe ugasanga ibi bimenyetso ugenda ubigaragaza, menya ko uwo mubano urimo kugenda cyangwa se wamaze no kugera mu manegeka. Umenye uburyo wakirinda, urinde dignite yawe, urinde icyubahiro cyawe, utazagera ubwo ukora amakosa kubera n'ubundi uri mu mubano utawurimo. Ikintu cya mbere ni uko uzasanga utakibabazwa nka mbere. Muri make usigaye wumva wabaye insensible, ntabyo akivuga ngo bigutushe, ntacyo agikora ngo kigutushe, ntacyo, mbese nabivuga ngo iki buriya? Ndagerageza kubitekereza, ariko kubivuga mu magambo yanjye bwite ntabwo mbishyikira. Ariko wowe udukurikiye, hahandi umuntu nyine ibyo akora n'ibyo avuga biba nta kintu bikigukora ku mutima, wumva ahari cyangwa adahari, nta kintu bikubwiye. Yavuga atavuga ntacyo bikubwiye, yavuga ibintu bigukomeretsa atabivuga, byose kimwe. Ni ukuvuga ngo amarangamutima yawe ugeraho amarangamutima yawe aba netre, yagutuka atagira gute, ukicara hariya ukamureba gusa ukabona ntabyo arimo. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba yarasanzwe akora ibintu bikubabaza, ugasanga urarize, ugasanga urasakuje, ugasanga uri kwisobanura ku bintu runaka. Twabonye ko muri relation toxic hari ukuntu umuntu uhohotera undi aba agerageza kumukiripabiliza, amushyiraho ibyaha bitari byo, ugasanga uhora muri bya bintu byo wisobanura ibyo agushinjije by'ibinyoma, ukagerageza kumugaruza neza wisobanura, ubizi neza ko uri kubeshyerwa, ugasanga uri gusakuza
usakuza kugira ngo ugire ute. Burya ntukange umuntu muri relationship ugusakuzaho cyangwa ukorera ikintu kibi akarira, ahubwo nibibaro kontrere aba ari bwo uzajya wibaza ngo ese habaye iki, nibwo umubano wanyu uba uri muri danje. Igihe agusakuriza nuko aba agishaka kugukosora, igihe akirira nuko aba akibabazwa n'ibyo umukorera, igihe akisobanura nuko aba agishaka ko umubona neza. Igihe cyose rero ibi byashize nuko nta kintu aba kikwitezeho. Wamushinja ibinyoma wakora amakosa nta gusakuriza kuko nta hinduka ryawe agikeneye. Wagira gute wamubabaza ntago uzabona amarira ye. Kubera iki? Ntago akibatushe, nta kintu kikimwinjiramo, yabaye impermeable, nta kintu kikimwinjiramo ngo kimukore ku mutima. Mbese asigaye areba yumva ibintu byose akubona nk'ibibambye. Ubwo rero wowe w'umuvictime, niba ubona ibi bintu bikubayeho ugasanga waracecetse, ntabwo biba bisobanuye yuko wakize, ahubwo uba ari bwo ufite ikibazo gikomeye. Nuko umutima wawe uba warageze kuri level yo kunanirwa, ubundi ukituriza ukaba kare, ntubuje ntugire uti. Ahangaha ni hahandi uzasanga umuntu amarangamutima ye yarapfuye, akageza hahandi kuzagira ngo azongere ababara abashe kurira. Ndabyibuka hari umuntu umwe wampaye ubuhamya mu kiganiro twagiranye, arimo avuga ati nageze aho numva amarangamutima yanjye yari yarabaye nka barafu, ku buryo iyo nagiraga ikintu ndimo kugenda nkira aho nageze najya ngira amarangamutima nkarira, narishimaga. Ati kuko akenshi nagiraga ikintu kimbabaza, ati nkahenda amarira ngaze nkayabura. Kubera iki? Mu gihe yamaze muri uwo mubabaro, ya marira y'agakama akagenda burundu. Igihe yamaze ababara atagishobora kurira, iyo kibaye prolonge nabyo bimugiraho ikibazo. Nubwo umubano uba uri kuhapfira, biba bigaragaza ko ntacyo uwo mubano kimaze, ariko nawe ubwe aba arimo kwangirika mu marangamutima, ku buryo bishobora kugira ingaruka ku buzima bwe personnel. Umutima rero iyo unaniwe, waravuze, waravugiye ubusa, wararize ukaririra ubusa, ukavuga ukavugira ubusa, ukisobanurira ubusa, umutima ugeraho ugacwedeka. Iyo ubabaye cyane igihe rero kirekire, hari aho amarangamutima agera rwose akiburuka, akifunga kuko ni nkaho yakakubwiye ati igihe navugiye se navugiye iki? Buriya umubiri wacu, umutima, muri ino minsi aribwo ntekereza kuzategura ikiganiro kivuga ku mutima, ibintu bijyanye n'imitekerereze yacu n'amarangamutima tugira. Nzagitegura, ninakibagirwa muzanyibutse muri commentaire. Iyo ubabaye igihe kirekire rero, amarangamutima rwose arifunga, umutima ukifunga, kumva nyine nta kintu ntacyo gishaka kumenya. Ibi ngibi uwo byabayeho ashobora kubyumva mu buryo bworoheje. Ikindi cya kabiri kizabikwereka ni uko uzasanga utagifite icyizere cy'impinduka. Ubundi iyo umuntu mubana ukibasha kumubabaza akabasha kurira, ukibasha kugira akagusakuriza, kubaza ubusobanuro, agira gute, kuki wakoze ibi, kuki wangiriye gutya, kubera iki wambabaje, cyangwa se wamuroporosha ikintu akagusobanurira, aho ngaho nuko muba mukiri mu mubano muzima. Kandi nuko aba agifite icyizere yuko hari ikintu gishobora kuguhindura. Iyo rero hari ahagera noneho ya marangamutima yamaze gupfa, wa mutima wacecetse, usanga nta cyizere agifite cy'impinduka.
kuko mbere yaribwiraga ati wenda uyu muntu azahinduka. Ubu rero we mu victime wumva imbere muri wowe ko ntacyo bizahindura, yewe hari n'urwego ugeraho ngo guhinduka k'uwakubabaje ugasanga ntacyo bishobora no kukumarira, kubera iki? Amarangamutima yawe yamaze gupfa, nta n'icyo ukiteze, nta n'icyo ucyifuza, ntukinabyifuza. Ari nayo mpamvu nyambwira abantu ngo bazirinde ko umuntu babana cyangwa bafitanye relation runaka agera ku rwego amubona ntagire icyo amubonamo, kandi akagera kuri iyo level biturutse kuri mugenzi we. Nugera ku rwego utuma mugenzi wawe asigaye akureba ntakwitegemo impinduka, nta cyizere kigufitiye cyo guhindura ikintu runaka, uzamenye ko muri mu manegeka. Nawe kandi w'umuvictime nugera aha ngaha uzamenye ko ari igihe kimenyetso mpuruza cy'uko umubiri wawe n'umutima n'ubwenge bwawe byananiwe, kuko ugera kuri urwo rwego warahuruje, waratabaje, ariko ntiwigeze wumva muri make cyangwa ngo utege amatwi ugahita wibwira ko bizahora uko nguko. Ibyiringiro rero iyo ugeze aho ngaho ni ikimenyetso cy'uko ibyiringiro biba byarapfuye. Nta kindi ushobora kubaza umuntu wageze kuri uru rwego, wamutuka, wamuririmbira, kuri we aba yumva ari nka kimwe, aba yumva ahubwo urimo umuvuzaho induru, aba yumva ari nk'urusaku rubi, nka kwa kundi umuntu aba ari mu isoko. Mumbabarire kubivuga uko nguko, ariko niko umuntu yabifata. Aba yarenze umurongo wo gusubira inyuma, uretse nk'igitangaza cyakoreka giturutse ku Mana, ariko nta kindi gishobora gutuma asubira inyuma. Ni hamwe agera akumva ari nkaho virisiyo zawe zose wazimweretse, mbese waramweretse ububi bwawe bwose, avuga ati ntacyo ntabonye. Mbese aba yarazinutswe, nta cyiza aba kikwitezemo. Aha rero birumvikana neza ko n'ikintu cyitwa communication cyangwa gukemura ibibazo mu biganiro biba byarapfuye, nta kiba kigishobotse. N'umwanya we ntawe ashobora kuguha, kuko muri we aba yumva yaravuze bihagije kandi ntiyategwa amatwi, ntibyagira n'icyo bitanga. Umutima we uhita urekera gutera sinyari y'ubuzima, uricecekera. Iyo ibyiringiro rero bipfuye, umubano rwose uba uri ku manegeka, uba umeze nk'unaganitse ku kagozi mu manga. Haba habura gatoya ngo ako kagozi kabe rompi diregite mu manga. Ubaye rero uri umuvictime cyangwa se uri umuntu ubana n'undi muntu umubangamira, ukabona ibi bimenyetso, menya ko umubano wawe uri mu kibazo. Uri umuvictime, menya ko uri kugenda uva muri uwo mubano, kandi ari ibintu bishobora kukugiraho ingaruka. Umenye kwisuzuma wowe ubwawe, mumenye gukora diagnostic y'umubano wanyu, musuzume, mumenye aho umubano wanyu uhagaze, mumenye no kugarura ibintu bitaragera ku bitararenga inkombe. Ikindi kimenyetso cya gatatu ni uko wumva umeze nk'umushyitsi muri uwo mubano urimo. Aha ngaha ndumva buri wese yumva icyo bivuze kumva uri umushyitsi. Ntago muri uyu mubano uba ukibasha kubwira uwo mubano uko wiyumva, ntago uba ukivuga ibitekerezo byawe, mbese uba umeze nk'umuntu wibana tu, uba umeze nk'aho uwo mubano utakiwurimo, uba waramaze kwakira ko uba umeze nk'aho nta mubano urimo. Uhinduka umuntu wigengesereye mu buzima bwawe bwite. Urumva ubuzima bwawe bwite ntago uba ugishaka kumenya ko undi mugenzi wawe amenya icyo utekereza. Amabanga yawe utangira kugira gute? Kuyifubika. Iyo ugeze aho uba waratangiye kwikuramo amarangamutima ayo ari yo yose wagiriraga uyu muntu mu mubano wanyu. Icyo urimo uba uri gukora
uba urimo waratangiye kubaka imbibi zikurinda zirinda n'ibyawe. Ikindi kimenyetso cya kane ni uko utangira kwiyumvisha ubuzima utari kumwe n'uwo muntu muri kumwe mu mubano. Mbere ushobora kuba waricaraga ugatekereza ukavuga uti sinabaho ntamufite, wanatekereza ibintu byo kubana ukumva ubaye traumatize, ukavuga ubu nabaho gute, ibiki n'ibiki, ukumva rwose ntiwanabitekereza, ntiwanabyamvijaza mu mishinga ufite. Ahangaha noneho iyo ugeze kuri iyi level ntago biba bikiri ibitekerezo byo kurakara gusa, ahubwo witekerereza amahoro mutari kumwe. Iyo utekerereza ubuzima bwawe atarimo, wumva ari bwo ugize umutuzo, aho kugira ngo ugire ubwoba nka bumwe wagiraga mbere bwo kumutakaza. Nugera ahangaha rero menya ko hari icyo umutima wawe umaze gufataho icyemezo kuri uwo mubano. Menya ko wamaze kuwusohokamo binakomeye, kuko wamaze kumva, wamaze kwiyakira ko umutekano wawe ushingiye ku kuba utari kumwe n'uwo muntu. Ibi rero nibyo bimenyetso 4 twabateguriye uyu munsi. Ibi ngibi ni nk'ibimenyetso mpuruza ushobora kureberaho kugira ngo ubashe kuvura umubano w'uwo mubana wabangamiye, cyangwa se we niba warabangamiwe ibi bintu ukaba ubibona, umenye ngo ese nakora iki niba bimeze gutya, ese uyu mubano nawukoraho iki, ese ikizima ni ukuwuvura cyangwa se byaranze ngomba kuwuvamo ntarawutamo ibaba cyangwa ubuzima. Ni ibyo ngibyo. Nsoza rero nagira ngo nkubwire ngo kugera ku iherezo ry'umubano uteye inkeke cyangwa se ubangamye, hano ibyo tuvuga byinshi ni imibano iri toxique, ya mibano ibaho ikwenjegita uburozi buri munsi, amagambo mabi, kuguhoza ku nkeke, kugukubita induru za buri munsi, mbese imibano iri toxique nawe urabyumva, ya yindi kwica uruhongohongo kuzageza ubwo uhirimye burundu. Niyo mibano tuba tuvuga ahangaha, itandukanye n'imibano mizima, kuko nayo turayizi irahari. Iyi mibano rero iyo wageze ahangaha kugira ngo uwushyireho iherezo, ntabwo mu by'ukuri kuba ari ukugaragaza intege nke, ahubwo umubiri n'ubwonko biba byageze aho byanga kwihanganira ibi bibabaza. Umutima, amarangamutima, umubiri biba byarababajwe, bikagera aho ngaho bikareka kureyagitinga, bigahagarara. Ntabwo rero ushobora kwibwira ko ari intege nke, ahubwo mpora mvuga ngo umuntu ni umuntu, nta muntu uremye mu cyuma. Urihangana ukihangana, ariko ukageraho umubiri ukirotaragita, ukagira ngo ni nk'inkovu y'ubushye, umubiri ukaba insensible bya burundu. Buriya hari igihe twigira impumyi, ariko ubwonko bwacu bwo n'umubiri ntabwo tujya tubibeshya, nta nubwo nabyo bijya byibeshya ngo bishoboke. Niba utashoboraga kuba kure y'umuntu, ariko ubu iyo adahari ukaba wumva ari bwo utuje, wumva ntacyo bikubwira. Ese iyo umubonye ibikoba ukumva biragukutse, cyangwa umusatsi ukakorosokaho nk'uko tubivuga mu Kinyarwanda, mu gihe kuhaba kwe mbere byabaga ari nk'aho bivuze umutekano kuri wowe, wumva bivuze iki? Iyo ugeze aho ntago ari ukwibaza ngo ni iki nakora kugira ngo nkomeze kwihangana, ahubwo ni igihe cyo kwibaza ngo ni iki nakora ngo ngire umutekano wanjye. Kuko buriya agakangaka nasoza ntakavuze, kubera ko burangira nkibazaho kenshi iyo mbona ibintu bisigaye bibaho muri ino minsi, muri iyi mibano irangira umwe awuburiyemo ubuzima, cyangwa uzasanga hari ibimenyetso mpuruza muri ibyo tumaze kubona, yamaze kubona ariko akabyirengagiza, aho kugira ngo ashake igisubizo kirambye akakomeza kurwana. Ni nko kurwana n'amazi ashoka wowe uzamuka, biragoye.
Ubu rero noneho urabimenye, menya kwiyumva, wumve amarangamutima yawe, wumve ubwenge bwawe, wumve imitekerereze yawe ikikubwira, wumve umubiri wawe ikikubwira, kandi ku gihe gikwiye ubashe gufata umwanzuro amazi atarakurengana inkombe, aho kwisanga warabuze ubuzima cyangwa se wararenze ibigo. Wa mugani w'abarundi bavandimwe bacu, menya aho imbaraga zawe zigarukira ubundi wirinde. Murakoze rero, ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugisoreje ahangaha, tubibutsa ko intego y'Umugano TV ni ukumenya tugasobanukirwa, tugatangira urugendo rwo gukira, kuko ntago wakira indwara utazi. Ni nayo mpamvu burya muganga atangirira muri consultation. Consultation iba igamije kugira ngo amenye ikintu akumenya, ubundi urugendo rwo gukira rugatangira. Iyo umaze gukira nibwo utangira kugira ubuzima bwiza. Iyi rero niyo ntego yacu, nuko dusobanukirwa tugakira, ubundi nyuma tukagira kubaho neza. Kimwe n'umugano rero, mukomeze mukomere, kandi abaca mu bihe bikomeye mumenye yuko atari ryo herezo, ko ubuzima bwiza imbere burahari. Ushobora gutangira ubu ngubu wiyemeza kubaho neza, kugira ngo wubake ejo hazaza wifuza, ufitemo amahoro, ufitemo umutekano, ufitemo amarangamutima mazima, ufitemo n'imitekerereze mizima. Murakoze rero, naho akagaruka, turabakunda cyane.